Wari wavuga utarabona indi bizinesi ishyushye cyane yagukiza mu gihe gitoya cyane? Nta yindi uretse ubworozi bw'ihene. Muraho neza bakunzi ba Cyomoro TV, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane kandi ndabishimira ni ukuri ndetse cyane cyane. Mbashimiye yuko mudukunda, uburyo mutwitaho, uburyo mutuba hafi kandi natwe turabakunda pe. Amahoro y'Imana nabane namwe ndetse cyane. Mbashimiye byimazeyo mwe mwakoze subscribe, abatarayikora ndabasaba ngo mukande aho handitse subscribe, mukande ku kazogera kugira ngo video yose nsohoye mujye muhita mugira mute muyibona. Mwebwe mwabikoze rero, amahoro y'Imana, imigisha itembe muri mwebwe, icyo ibiganza byanyu gikozeho kijye cyemera mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye rero, ni inkunga ukomeye kandi namwe kunkunda kwanyu no kunkurikirana kwanyu bintera morale cyangwa se it's my motivation. Rero ni ukuvuga ngo uko muntera motivation niko bituma bintera gutuma ndushaho kubahereza ubumenyi bwinshi no gusubiza ibyifuzo bya bamwe na bamwe muba mwangejejeho. Ni ukuri ndabakunda pe, ijambo ndabakunda muzacunge muri video. Buriya mwabasha kubara inshuro mba navuze ngo ndabakunda, ntabwo mwabasha kuzirangiza zose uko ziri, ariko ntimukandenganyirize ko mbakunda, kuko urukundo rwanyu nirwo rutuma mbasha kuvuga ibi byose, nkavuga ibintu byinshi, ariko byibuze uneze amatwi usanga ibyo byinshi navuze bifite umumaro wabikurikiranye. kandi iyo umuntu afite abamukunda ni ukuri bimukora ku mutima. Ndabishimiye rero kandi ni ukuri mukomeze mudukurikirane, ni inkunga ikomeye cyane. Mukomeze muturebe, niba iyi video mba ngiye gusohora wenda nturi umworozi w'inkoko ariko uri umworozi w'ingurube, byibuza nubona iyi link ikugezeho ujye wihangana uyirebe kugira ngo tubashe kubona iyo views yawe cyangwa tubashe kubona inkunga yawe. Noneho niba hari abuzi bashaka kujya muri iyo mishinga yindi wowe udakora, ubahereze nabo barebe kugira ngo turusheho kuzamuka. Ese mubona iyi YouTube channel yanjye muyaguye ikaguka ikagera kure ndetse n'amahanga yakura akayimenya, tukajya aho tuzakira na cya gihembo cya silver cya YouTube itanga, ese muba mwumva bitaba ari umunezero bakunzi ba Cyomoro TV? Nkeneye rero inkunga yanyu, nkeneye yuko murushaho kundebera video kenshi ndetse mukazihereza n'abandi bakazireba, kugira ngo subscribe biyongere, views ziyongere, nanjye ndusheho gukomeza kubaha byinshi byiza. Mbereye hano kuzamura urubyiruko, kuzamura ababyeyi, kuzamura buri ngeri zose, buri byiciro byose. Mbere yo kubizamura upfa kuba wowe ufite umutima w'ubushake, sibyo? Mbereyeho rero, niba ubona ko ufite ubushake bwo gukora ikintu, mbere yo kukwereka ko cya kintu ukeneye gukora ariko ukabona harabuze aho uhera, mbere yo kugira ngo nkwereke ko bishoboka ndetse cyane birashoboka, mbere yo kukubwira ngo birashoboka, niba ufite amafaranga, waba ufite uko yaba angana kose, wowe jya muri comment, sibyo? Ungisha inama, nkwereke ukuntu bishoboka. Yego ntuzabikora kimwe n'uwo ufite wenda amafaranga arenze ari hejuru, kandi n'uri hejuru ntazabikora nk'uri gutangira uri hasi. Oya, mwese mfite uburyo ngenda mbigishamo, uburyo ngenda mbafashamo mu byiciro bigiye bitandukanye. Njye mbana na buri umwe wese, abakomeye turabana tugashobokana, aboroheje turabana tugashobokana, buri ngeri zose. Upfa kuba ungannye gusa, njyewe nta muntu tujya tunaniranwa. Uko waba umeze kose, icyiciro waba urimo icyo ari cyo cyose, ubushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose, njyewe wanyegereye gusa ndagufasha kandi rwose ukazamuka. Mu minsi imbere tugenda dusura abatangabuhamya bamwe na bamwe bagiye batugana, ubu ngubu bakaba bariteje imbere bageze kure cyane. Rero
nta kindi cyagushoboza kugira ngo nawe uzabone yuko ibyo watekerezaga ko bidashoboka bikaba bishoboka. Nta kindi cyabigushoboza uretse kudukunda, ukadukundira ibyacu, ukadukurikirana, ugakurikirana inyigisho tubahereza za buri munsi, kuko nakubwira ngo tinyuka urashoboye. Mupapa uri kundeba atinyuka urashoboye, mumama uri kundeba atinyuka urashoboye, mukobwa nawe musore uri kundeba atinyuka urashoboye. Wiguma mu nzu ngo uvuge ngo akazi ngo karabuze, wiguma mu rugo ngo wapinguse ngo 50,000 ngo kamemu nabimaze iki? What? No. Ibyo bintu ndashaka ko bibashira mu mutwe. Uretse na 50 nari minsi ya 50. Dufite uko twabigenza kandi bikemera. Urakina wowe. Ayo ngayo wita make uharanira kuyaguramo iyo kawunga cyangwa uwo muceri utari burya n'iminsi 30. Ariko njye nakubwira umushinga wayakoramo, ahubwo buri kwezi ukajya ubona amafaranga yo kugura iyo kawunga n'uwo muceri, ndetse ugasaguriza ukanisevingira. Rero icyiza ni mudukurikirane. So uyu munsi rero nagashya, uyu munsi tugiye kureba ku bworozi bw'ihene. Hari abantu mwari muzi yuko nkora ngo ku ngurube, ngo ku nkoko. No, amatungo yose. Njye ndi muganga w'amatungo, narababwiye ngo buri tungo ryose, yewe n'imbwa ubwazo, ahubwo nibutse abantu bankurikirana mufite imbwa mu ngo zanyu, turazibakingirira, turazikingira, zaba zirwaye nkazivura neza, imbwa ikagira amakara ikagucingira umutekano aho mu rugo, aho abantu batiriwe mu rugo imbwa ikahirirwa. So rero niba muzanye n'abantu banafite imbwa mu rugo, mubahereze kontakite zanjye, mubahe nimero yanjye, bahamagare Cyomoro Vet TV agenda bakorere ku mbwa ryake. So twihutishije tugiye kureba ku bworozi bw'ihene. Ubworozi bw'ihene hari abantu bakunze kubusuzugura, niko navuga, bakumva ko nta mafaranga bugira, bakavuga ngo ubworozi bw'ihene butinda kunguka, ngo ubworozi bw'ihene ngo burarambiranye, ngo ubworozi bw'ihene ngo ihene ngo ziranuka. What? Ikintu kinuka ko kikaguha amafaranga, ubu icyo kintu wakirengeshwa? Mwagiye mureka kweri. Ahari ifaranga niyo zaba zinuka nka heheze, nko muri toilette, zakubuza kuzorora ngo wibonere kashi? Mushyire imyumvire idasobanutse hasi, muyikure mu mitwe yanyu. Ubwo mwebwe muvuga ati iyi viziyo turimo, turi mu bihe byihuta, iyi viziyo yacu iri kwihuta cyane, sinzi niba mubibona. Ejo bundi sibwo umwaka wari utangiye, haciyemo kabitona umwaka uhise urangira, none twinjiye mu yundi mwaka, turi mu kwa kabiri, ubu ejo tuzovuga ngo uyu mwaka urarangiye. Bivuze ngo rero uko igihe kiri kugenda cyihuta, birasaba ko natwe twihuta. Nuzarira cyangwa ugahagarara gatoya, urushinge rw'isaha ntabwo ruri buhagarare ngo rigutegereze inshuti zanjye. No, urushinge rwo rurakomeza rugende rubare rw'isaha. Ubona umunsi amasaha 24 arageze nta kintu wagezeho. My God, no, nimuhaguruke, mureke duhaguruke, sibyo? Tugendane n'igihe. Igihe uko cyihuta natwe twihute, mu bushobozi dufite uko bungana kose, imbaraga dufite uko zingana kose. Wowe tinyuka urashoboye. Gute umbwira ngo igihe kiragusize? Niba igihe kitaragusize cyarasibye, ariko ubu ngubu ubwira igihe ngo noneho wagihewe. Ninjye nawe, aho narebeye Cyomoro Vet TV, ninjye nawe, ntuzongera kunsiga ukunda, ahubwo tugomba kugendana cyangwa njye nkagusiga. So twagiye rero ku bworozi bw'ihene. Hari abantu benshi bibaza ibyo bibazo, ariko abenshi ukumva arakubwira ati sha ihene zirahenda pe, ugatekereza ihene uzagura 50,000, 60, 70, 100, ugatekereza igihe uzagurira imfizi izayimya, ugatekereza igihe izakubyarira, ugatekereza ibyo uzaba wayitayeho, nyine ugacika intege. Ariko nshuti zanjye, mwamuzi ahantu hari ifaranga, ni mu ihene. Umva,
ni mu ihene, nta handi faranga riri, mwari mubizi. So ubworozi bw'ihene tuzi ko ari ubworozi butinda gutanga umusaruro mo kuntu mo gake, njye mbyita gakeya, ariko nkakwibutsa yuko ihene iyo yatangiye kukubyarira ewana birihuta pe, birihuta, kuko ubu tugiye kurebera hamwe mbere na mbere ikiraro uzashyiramo ihene zawe, tujye ku buzima bw'ihene. Uyu munsi ho ndasa nk'uri bubabwire kuri buri shapitire y'ihene, ariko ndasigaza akantu gato nzababwira muri videwo izakurikira, kugira ngo mubashe kurushaho kubyumva neza. Ariko uyu munsi kubera ko ihene ni itungo ridateye stress, ni itungo ritagoye, itungo ridateje ibibazo, so rero niyo mpamvu byinshi ndi bubivuge, ntabwo ari nko ku ngurube cyangwa ku nkoko, kuko buri kintu kigira wa mugani ingendo yacyo cyangwa se uburyo gikorwamo. So twihutishije rero, ubworozi bw'ihene nubwo abantu babutinya, ariko ibuke ngo ni ubworozi budateye stress, ni ubworozi budateye ibibazo, ni ubworozi butagoye, ni ubworozi wakora wibereye mu bindi bintu byawe bukakungukira, kandi aho bwungukiye my dear bukuzanira amafaranga menshi cyane. Ubworozi bw'ihene tugiye guhera dufite ihene, dufite umushinga wo korora ihene, ariko turahera ku biraro. Ibiraro ukuntu byubakwa, ibiraro by'ihene nabyo ntabwo biteye stress. Ushaka wakubaka ibiraro by'imbaho, ariko ukirinda ko byinjiramo umuyaga mwinshi, imbaho ukazegeranya nk'uko mubibona ku mafoto, uko ibiraro by'ihene nuko biba bimeze. Imbaho ukirinda ko umuyaga uzaza winjiramo, ugashyiraho zirira, noneho pavoma yayo, imbaho muri pavoma mo imbere mu biraro, imbaho zisa nk'iziri hejuru, sibyo? Imbaho zisa nk'iziri hejuru. Ntago ari byiza ko ihene ikiraro cyazo ziba zikandagiye hasi ku butaka, ntago ari byiza. Ahubwo icyiza usa nk'uzishyira pavoma yazo ahagana hejuru, ubwo ushaka wakoresha imbaho, kuko icyiza cyo kuzisasira pavoma y'imbaho, iyo ziganze ya maganga aca hagati muri za mbaho, noneho zo zigakomeza zigahagarara ahantu heza hadatose, hatari amaganga, ndetse hatari n'umunuko, kuko urumva pavoma imeze gutyo ntabwo umunuko upfa kuzigeraho by'aho ngaho. So ni ukuvuga rero ikiraro cyawe warangiza ugashyiramo manjwari ahantu zirira, biba byiza iyo manjwari irebamo imbere, cyangwa se niba ushatse kuyishyira inyuma, ariko byibuze urebe aho imvura ituruka, amerekezo y'imvura ntago ariho ushyira iyo manjwari. Gusa icyiza kurushaho ni uko manjwari yajyamo imbere, kugira ngo mu gihe cy'imvura ikomeye ntizihure n'uwo muyaga, ntizihure n'ibyo bibazo bindi, ziba mu buzima nk'ubw'abantu babamo. Yes, so ni ukuvuga ngo niba wowe ubwawe wifubika ngo imbeho itakwica ukarwara giripe, niko n'ihene imeze. Niba wanga kwinyagiza ukanga kujya kurira hanze mu mvura, niko n'ihene imeze. Rero birasaba ngo niba ukeneye umusaruro mwiza mu ihene, ugomba kuzikunda nk'uko wikunda. Ibiraro byacu turabirangije, amadirishya yabyo rero ugomba byibuze gushyiramo amadirishya makeya, ariko ku buryo ku manywa yazaza atanga umucyo, ariko akaba ari ya madirishya abasha gukingwa, ku buryo nimugoroba ukinga neza, yaba ari ya mvura ntizihitane. So nkwibutsa ikindi cy'uko ihene zawe mu gihe kitari icy'imvura, mu gihe kitari icy'urume, oh my goodness, kubera isomo rye n'uburyo ryigisha, uburyo rindyoheramo, biratuma ngeze kure, ariko reka nangire. So ikiraro turakirangije, abatacyumvishe mujye musubiza inyuma video cyangwa muduhamagaye kuri nimero yacu,
maze tubafashe. Ikiraro cy'ihene tukikirangiza tuzanyemo ihene zacu. Uzorora ihene bitewe n'ubwoko wifuza. Mbere na mbere hari ihene zitanga inyama, hari izitanga umukamo, amashunushunu, hari n'izitangwa umukamo zigatanga n'inyama. Duhere kuri izi hene z'inyarwanda cyangwa se izi hene zitanga inyama zikanatubyarira, kuko izi hene z'inyarwanda zo navuga ko ari imberabyombi, zitanga inyama, umukamo w'ihene. Ni ukuvuga rero duhere ku nyarwanda se cyangwa se no ku byimanyi. Wowe ihene zawe ufite, uzanye ubworozi bw'ihene. Mbere na mbere nabanza ngakubwira amoko y'ihene uko agiye atandukanye, maze ayo moko y'ihene niba hari ayo ubona ukazaba ariyo wiyororera. Hari ihene z'inyarwanda, hakaba n'ihene bita ihene ziri mu bwoko bwa rupine. Ni ukuvuga ngo iyi hene nyarwanda rero ni ihene igira umubyimba w'umubiri utandukanye, mutoye kandi uringaniye. Ni ukuvuga ngo ibiranga ihene z'inyarwanda zo zigira umubyimba w'umubiri utandukanye. Hari izigira umubiri mutoya uringaniye ndetse nta nubwo zikura vuba vuba, kandi ikindi umusaruro w'inyama uba ari mukeya. Kandi ikindi zihanganira indwara n'ubuzima bubi bw'imirire. Ni ukuvuga buriya kubona ihene nyarwanda yarwaye, jya wemera uyivuze pe. Noneho hakaza ubwoko bw'ihene bwitwa alpine. Alpine rero yo nizi ko ari ihene zishinzwe gutanga umukamo. Ni ukuvuga rero izi hene ni ndende, zigira umubyimba w'umubiri uringaniye. Ni za hene ndende akenshi muzasanga ni ihene zijya gusa imyeru. Izo hene zitanga umusaruro w'amata cyangwa amashunushunu, kandi ziba ari ihene ndende. Icyo gihe amata, iyo igihe cyo kuzikama cyarangiye, wanazigira iz'inyama, wanazibaga, kuko zo zigira umubyimba uruta uw'inyarwanda. Hakaza ubwoko bw'ihene bwitwa bowa cyangwa se ni bowa. Ndumva abantu benshi nicyo muziziho. Ikiranga izi hene zitwa bowa rero ni ihene y'inyama yagutse, sibyo? Noneho kandi ikindi ifite umubyimba w'umubiri munini, kandi ikura vuba. Ni ukuvuga ngo bowa yo ntarinze njya mu byinshi, ihene zitanga inyama wakorora bowa. Hakaza ubundi bwoko bw'ihene yitwa gara. Gara noneho yo nayo ni ihene y'inyama, kandi ikindi ifite umubyimba w'umubiri muto ariko ikura vuba. Ni ukuvuga ngo gara nubwo ari ihene nazo zitanga inyama, ariko yo ntabwo igira umubyimba munini nk'uwa bowa. Gusa icyiza cyayo, ikura vuba cyane mu gihe gitoya. Niba umwana w'ihene w'inyarwanda ucukira amezi 3, ndakubwiye ngo bowa cyangwa se gara uba usanga ari za hene ku mezi 2 ubona ari ihene nziza rwose ikuze, wagira ngo ni ihene nyarwanda ifite nk'amezi 5, sibyo? Zikura rero vuba. Hakaza rero amoko 4 twari dufite, nayo ngayo nayo moko 4 yonyine. Muri ayo moko rero reka tuvuge ko uhisemo korora ayo ushaka. Mu Rwanda benshi bakunze kwiyorera inyarwanda, ariko rero njyewe ngiye kuvugira muri rusange. Suppose that yuko zose, ubwoko bwose buri mu matungo yawe, wenda ushaka ufite ibyimanyi, ushaka korora inyarwanda, ariko reka mbigisha uburyo ubworozi bw'ihene bukorwa. Nimara kubukwigisha, wowe ahubwo ugira ute, wowe igihe cyo korora uzahitemo ubwoko ushaka. Aho uzagira ikibazo uzampamagare kuri nimero yacu dukoresha y'akazi ka buri munsi. Uhitamo icyororo cyiza ndetse no kugicunga neza. Untega amatwi inshuti yanjye, kuko njyewe nuntega amatwi egara iterambere ryawe. Ni ukuvuga ngo guhitamo icyororo cyiza ni uburyo bwo guhitamo itungo rizabyara andi matungo azakubera icyororo mu gihe kiri imbere, kandi atanga umusaruro ukeneye.
ushobora kuba woroye ihene ariko ukabona nta musaruro ziri kuguhereza, ariko ubu noneho ugiye kubikora kinyamwuga. Ikintu uzakora ni uko uzafata za hene zitaguha umusaruro uzisohore mu kiraro cyawe winjize izitanga umusaruro. Nicyo twita korora kinyamwuga. Ni ubwo buryo ugomba kubikurikiza neza kugira ngo uzabashe kubona umusaruro mwiza kandi wifuza. Muri rusange rero umworozi yibanda ku gikuriro ihene ifite ugereranyije n'imyaka ifite, uburyo yagutse mu nda no mu matako, sibyo no kureba ko nta busembwa ifite. Iyo ushoboye kumenya amakuru ya nyina wita no ku mubare w'utwana ibyara. Nababwiye ko isomo ry'ihene ryo ni isomo ryoroheje buri muntu wese yakumva. Rero guhitamo icyororo cyiza ni uko uzakurikirana amakuru ukamenya ngo se ugize amahirwe wamenya iyi byariyo ufashe, niba ibyara dutatu sava niyo wakigurira, ikindi ugakurikiza ibyo ngibyo byose mbabwiye. Nta mpamvu yo kugenda mbisubiramo mbibasobanurira cyane kuko numvise hari abantu bumva vuba, hari umuntu ubwira ngo ikibazo ngo uvuga ibintu bisubiramo. Reka mbivuge mbisubiramo kugira ngo nabo bandi badahita bumva ku kanya ibintu babashe kubisobanukirwa. Niyo mpamvu njye ngerageza kwisanisha n'abantu bose muri rusange. Tugiye kureba ku bijyanye no kugaburira ihene. Hano ndabibabwiramo mu ncamake kuko nzaza ngenda mbakorera video. Nimbona iyi video mwayikunze bikanyereka ko dufite aborozi benshi bakora mu bworozi bw'ihene, nzagenda mbereka n'uburyo ugenda ugaburira ihene ikaba yabyibuha ikamera neza. Ibyo nabyo ni ibintu nzabereka. Twihutishije rero ni ukuvuga ngo umworozi wese agomba kumenya ko itungo rye rikeneye ifunguro rigizwe ahanini n'ubwatsi bw'ibinyampeke. Urugero, harimo urubingo, harimo urwiri, ndetse hakazamo karorisi, ndetse hakazamo n'ibigorigori. Izo hene zikazakenera nanone kurya n'ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe urugero dusangamo n'ibi bikurikira: dusangamo kariyandara, ibishogoshogo by'ibishyimbo, kandi rikarisha ubwatsi ku munsi bungana nibuze na 1/10 cy'ibiro byaryo. Mwanyumvishe? Ikindi, ubwatsi kandi bushobora kubikika mu buryo bubiri: kuzinga ubwatsi bwumishijwe, aribyo twita mu ndimi z'amahanga hay. Abantu bakeneye guhunika ubwatsi ni karibu, mwazajya mumpamagara nkaza nkabahundikira ubwatsi muzakoresha igihe kirekire. Ikindi ni ukuvuga ngo kandi ubwo buryo bwo guhunika ubwatsi tubwumishije nabwo burifashishwa kandi ihene zirabukunda cyane. Kandi ikindi, ibiryo by'imvange y'amafu nabyo ni ingenzi. Ubwo turi kuvuga wa muntu ubikora iki? Ubikora kinyamwuga. Rero uzanasanga ikindi, ibiciro by'ibyo biryo zirya ntabwo biba bihenze, kandi izi hene zororoka vuba mu gihe gitoya. Hari igihe nzabakorera video yo kubigira umushinga w'ihene, uzumirwa. Hari umuntu nigiye umushinga w'ihene, kuri ubu tuvugana ku kwezi aba agomba kuba azi ko agomba kwinjiza miliyoni imwe ya buri kwezi. Arambwira ati ubu abana banjye basigaye barihirwa n'ihene, amashuri yabo nyine ni ihene ziyishyura. Kubera iki? Kandi ikigo abana bigaho, umwana umwe ku kigo yishyura 400. Nawe urumva rero ahantu hari ifaranga. Mwebwe nimushore mujye mu ihene murebe ko hari ibihombo muzahura nabyo. Kandi ikindi nababwira, tugiye kureba ku myororokere y'ihene. Imyororokere y'ihene ni ukuvuga ngo umworozi wese ni byiza ko yamenya amakuru ku buzima bw'imyororokere y'amatungo ye. Byaba bibabaje kuba worora ariko utazi ngo byororoka gihe ki, ukaba ubitunze biri aho gusa ubona bikubyarira, ubona ari ibintu biri aho ngaho. Ariko ni byiza kumenya ngo ese iri tungo ryororoka ryari, rizama umusaruro ryari, ese ibintu nk'ibyo ukabyibaza. Kuko twe icyo dukeneye ya matungo yororoka vuba.
So ni ukuvuga ngo tugiye kureba taburo se cyangwa imbonerahamwe. So ni ukuvuga ngo hari icya mbere, hari amoko, ibyiciro by'imyororokere. Hakaza ihene, nizo turimo kuvugaho n'ubundi. Noneho ni ukuvuga ngo ibyiciro by'imyororokere, igihe cyo kwima bwa mbere ku nyagazi. Ndagira ngo mbibutse ko ihene itarabyara aho bayita inyagazi. So bivuze ngo rero iyi hene igiye kwima bwa mbere izimira amezi 7, hagati y'7 n'10 bitewe n'ubuzima ibayemo. Niba ubikora kinyamwuga izima ifite amezi 7, kuko uzaba uyiha ibyo kurya by'ingenzi ndetse byangombwa biyigeneye. So niba rero ubikora bisanzwe byo mu giturage, uzirika, ucyura, zibaho uko zibonye, zirisha ibyo zibonye, so ni amezi 10. Noneho ikindi ni ukuvuga ngo igihe cyo guhaka, ihene izahaka iminsi 150. Ni ukuvuga ngo ihene ihaka amezi 5. Ni ukuvuga rero ngo kongera kurinda, ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 20 n'ubundi irongera ikima. So ni ukuvuga rero ikindi, gucutsa, ni ukuvuga ngo yarafashe irabyaye, tugeze mu gihe cyo gucutsa. Gucutsa rero ihene icutsiriza amezi 3. Ni ukuvuga ngo yonsa twa twana ibyaye, twa twana twageze amezi 3 tugacuka. Niba wowe worora n'ihene ukaba usiga urenza amezi 3 zikiri konka, urimo gukora mu bihombo. Hita ucutsa ukureho, ihene yongere irinde, yongere yime, ikubyarire, sibyo? So ikindi rero, kuvanwa mu bworozi ku nyagazi, ni ukuvuga ngo imbyaro byibuze 6 na 7. Ni ukuvuga ngo utangiranye n'ihene ikubyariye bwa mbere, irabyaye, igihe uzayikurira mu bworozi bwawe byibuze imaje kukubyarira imbyaro hagati ya 6 na 7, nibwo wavuga ko izo mbyaro za nyuma ziba ari imbyaro zigikomeye, zimeze neza, zujuje, zifite ubuzima buzima. So rero ni ukuvuga ngo ihene zororewe mu kiraro zishobora gutanga toni z'ifumbire 2 ku mwaka. Uzi ko wabuze imvaruganda ukoresha ifumbire y'ihene? Mwari mubizi? Sinize ubugoronome, ariko abagoronome niba ndi kubeshya nibajye muri comment batunyomoze. Naho mfite onesiyo gakeya kuko nkunda guhinga. Kumenya ihene yarinze, ese uzabibwirwa n'iki? Ni ukuvuga ngo hari imbonerahamwe igaragaza ibimenyetso by'umurindo, igihe umurindo wabonekeye n'igihe nyacyo cyo kubangurira. Bura amahoro, kuzunguza umurizo, kuganga buri kanya, ntirya neza, kandi uretse n'ibyo guhebeba, irahebeba cyane, ikanarira, izindi no gutukura, inda y'amaganga zirayitukura. Igihe umurindo wabonekeye n'igihe nyacyo cyo kubangurira, kugeza igihe umurindo urangiriye. Ibyo nabyo mubitega amatwi. Ni ukuvuga ngo mu gitondo kuri uwo munsi, kugeza mu gitondo cyane, kugeza nanone mu gitondo kugeza nimugoroba. Ni ukuvuga ngo niba yarinze uyu munsi mu gitondo, kuri uwo munsi mu gitondo kugeza nimugoroba wayishyira ku isekurume, icyo gihe irafata. Ikindi, ku gicamunsi ubwo ni kuva nimugoroba kugeza bukeye mu gitondo. Icyo gihe nabwo ni amasaha meza yo kubangurira. So noneho nimugoroba, kuva nimugoroba kugeza bukeye mu gitondo, ayo nayo ni amasaha meza yo kubangurira. Ihene irafata kandi ntigire ite, ntisubireyo mu minsi mike ikakubyarira. So rero ni ukuvuga ngo inshuti zanjye, iki ni igice cya mbere cyo kuvuga ku ihene. Ngarukiye ahangaha kuri ibi nababwiraga bijyanye no kurinda n'igihe cyiza wayibanguriza. Ubu rero ku gice cya kabiri tuzamenya uburyo wakwita ku ihene n'indwara zazo ukazimenya, ndetse ku buryo nzanakubwira n'ukuntu wajya guhitamo ihene ku isoko batagupfunyikiye, nkwibira ibanga ry'ihene ikuze n'ikiri ntoya.
So rero nshuti zanjye nakagaruka, njyewe ndi wa mu veterineri wanyu Cyomoro ubereyeho kuzamura urubyiruko, kuzamura abakeneye gutera imbere. Umva, mbere yo kubazama mwebwe gusa mujye mutera agatebe, munkurikirane ntimurebe ku ruhande, muntege amatwi, kandi videwo zanjye mujye muziha n'abandi, yaba ari ku masitati ya WhatsApp yanyu mushireho, yaba ari mu magurupe mubaho mushireho, ariko byibuze turebe ko byibuze mvuge ngo mfite abantu nigisha. Aba bantu nigisha bankuye ku rwego rumwe bangeza ku rundi. Aba bantu nigisha twatangiranye wenda mfite subscribe 1000 ni urugero, none ngeze kuri subscribe 100. Nta handi rero bizava kuko simbishyuza, nta numwe abantu njya nkorera amaproje nibo bazi amafaranga njya mbishyuza, ariko hano mba nabibahereye ubuntu. Bivuze ngo nawe ntera courage, untera imbaraga, byibuze uyu munsi niba mbona mfite subscribe 1000 bingahe, ejo nzaze mvuga nti ndabashimira ko ubu ngubu ngeze kuri subscribe 10,000, ejo 20,000, ejo 50. Ahasigaye duhita dufata gahunda yo gukora groupe ya WhatsApp tuzaduramo nk'abakunzi banjye, maze tujye tuvuga ibyungura kandi biduteza imbere, bikaduteza intambwe. So nshuti zanjye rero, isomo ry'uyu munsi ryo kuvuga ku bworozi bw'ihene ndarisoje. Iki ni igice cya mbere, nimuba mwabikunze nzabazanira igice cya kabiri. Wowe gusa andika muri komenti ikibazo icyo cyose wifuza ku ihene, ndi kubategurira. Hari abantu bakeneye kubikora kinyamwuga, nzajya mbigisha n'ibiryo byo kugaburira ihene zikabyibuha vuba cyane. Mu gihe abandi bazi ko barya inyama guhera ku mezi 5, ukazirya ku mezi 3, 4, sibyo? So rero nshuti zanjye, bakunzi banjye biza, mfura z'i Rwanda, mfura za Cyomoro Vet TV, ndabasezeye rero, ndabashishikariza kuzakurikirana igice cya kabiri.